Reka mbashimire cyane bene data bakundwa, Imana ibahe umugisha, nongeye kubaha ikaze cyane kuri uyu mwanya dusanzwe tugendanamo neza, tumva ijambo ryayo, twumva ubutumwa bwiza. Nshimira cyane ku bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha, muri kunyereka urukundo rudasanzwe kandi nanjye biramotiva. Rero n'abatarayikora ndagira ngo mbasabe babe bayikora kugira ngo turusheho kugendana neza. Imana ibishimire cyane. Mu biganiro byashize nababwiraga ukuntu Imana yishima iyo tuyinejeje, babwira n'ibiyitera kunezerwa. Ese ni ibihe? N'ubu ndabikomeje rero, ariko ntarabikomeza ndagira ngo mbanze mbahe icyanditswe nk'ibisanzwe, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Reka dusome ibice bitatu, umurongo wa 13, aho Imana yatumaga Mose. Impamvu mbazaniye iri jambo ni uko Imana ijya ikunda bituma bakayumvira kandi bagavuga ibyo yabatumye. Aravuga ngo Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana ya ba sokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi iti, aba ari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ari kuzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya ba sokuruza banyu Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo ni urwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Rero nkomeza kubaha ikaze. Burya kandi Imana iranezerwa iyo tuyumviye n'umutima wose. Kurokora inyamaswa ntizitsembwe n'umwuzure warimbuye isi, byose byasaga n'ubwitonzi n'imyiteguro kugeza ku tuntu duto cyane. Byose byagombaga gukorwa nk'uko Imana yabitegetse. Mwibuke neza ko iryo ari isezerano Imana yari yarahaye Nowa n'umuryango we. Ntabwo Imana yari yaravuze ngo Nowa wubake ubwato uko ubonye. Yari yamuhaye amabwiriza asobanutse yerekeranye n'ubunini n'imiterere n'ibikoresho by'ubwo bwato, kandi mutegeka n'umubare w'inyamaswa azashyiramo. Bibiliya iratubwira ngo Nowa yabigenje agira ati, Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Ese ibyo Imana ikubwira n'ibyo ukora, cyangwa uvangamo ibyawe, kwirwanirira, kwicira inzira kugira ngo ugere ku ntego zawe vuba? Bibiliya itubwira neza ko Nowa yumviye muri byose, nta bwiriza na rimwe yirengagije, kandi byose abikora uko yategetswe. Yubahiriza igihe n'uburyo Imana yamubwiye kubikora. Ibyo ni byo nita gukorana umutima wose. Ntibitangaje ko Imana yishimiraga Nowa. Hariho byinshi byatumaga imwishimira kuko yarayumviraga. Ariko wowe Imana igusabye kubaka ubwato nka buriya, ntiwabanza kuyibaza ibibazo bimwe na bimwe, ukayereka imbogamizi biteye, ndetse ukayereka n'impungenge zawe? Nawe si uko yabigenje. Yumviye Imana atabanje kubaza. Ibyo ni ukuvuga ngo yakoze byose Imana itegeka, nta kwitangira, nta gushidikanya, nta kubanza kubyigizayo uvuga ngo reka mbanze mbisengere. Ni ukubikora udakererewe. Igihe Imana ikubwiye ikintu cyangwa igusabye ikintu, burya iyo uyibajije ngo kubera iki, ibifata nko kuyisuzugura. Iyo ibigira ngo ikukubwiye aba ari kwita ubigenza. Buri mubyeyi azi neza ko iyo umwana atinze kumvira byitwa agasuzuguro. n'Imana nayo niko bigenza. Ntabwo Imana ikugomba ibisobanuro cyangwa impamvu kuri buri kintu igutegeka gukora. Oya, yibiza impamvu. Gusobanukirwa bizaba, ariko kumvira byo ntibitegereza.
kumvira utazuyaje bizakwigisha byinshi ku Mana kuruta iminsi y'ubuzima bwose ujya impaka kuri Bibiliya. Mu by'ukuri hari n'amategeko y'Imana utazigera usobanukirwa keretse utangiye kuyashyira mu bikorwa. Burya kumvira bikingura imiryango yo gusobanukirwa. Kenshi tugerageza kumvira Imana ariko by'igice, dushaka kwihitiramo amategeko twumvira, tugakora urutonde rw'amategeko dukunda tukayumvira, andi tukayihorera kuko dutekereza ko atajyanye n'igihe, cyangwa se akomeye, cyangwa se aba byinshi, cyangwa adashimwa n'abantu. Icyo gihe ntituyakurikize. Kumva umuntu umwe agira ati nzajya mu rusengero, ariko se ni ngombwa gutanga icya cumi mu nzu y'Imana? Ni ngombwa, Bibiliya irabivuga. Undi ati nzasoma Bibiliya ariko se nzababarira uwangiriye nabi. Icyo gihe ntacyo ukoze. Utegetswe kumubabarira kabone nubwo atagusaba imbabazi. Urebye neza, kumvira ni igice kimwe no kutumvira. Burya kumvira byimazeyo bikorwa mu munezero ndetse ushyizeho umwete. Bibiliya iravuga ngo mukorere Uwiteka munezerewe. Ibyo ni byo Dawidi yagaragazaga aho yagiraga ati Uwiteka ujye unyereka ibyo nkora nanjye nzabikora kugeza ku mperuka y'ubuzima bwanjye, nzakumvira. Niyo mpamvu Imana yakundaga Dawidi cyane, ikavuga iti sindabona umuntu ufite umutima nk'uwa Dawidi. Yakobo yandikiye abakristo arababwira ati tunezeza Imana kubw'ibyo dukora, si kubw'ibyo twizera gusa, oya ahubwo n'ibyo dukora. Niyo mpamvu utashimisha Imana umunwa, ahubwo yibanza kureba umutima. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo munshimisha iminwa ariko imitima yanyu ikamba kure. Ijambo ry'Imana ribisobanura neza ko udashobora kwirongera agakiza. Agakiza ni ubuntu, ntikava mu byo dukora, ariko nk'umwana w'Imana ushobora kunezeza so wo mu ijuru kubwo kumwumvira. Igikorwa cyose cyo kumvira nacyo ni ubundi buryo bwo kuramya Imana. Kuki kumvira binezeza Imana ubundi? Ese wowe mu bisanzwe iyo ubwiye umuntu ukumva arakumviye wamutuma akagenda, wowe ntunezerwa? Se kuki Imana yitanezerwa? Kuki biyigaragariza by'ukuri ko uyikunda iyo wayumviye? Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ikindi burya Imana iranezerwa cyane iyo tuyihimbaza tukayishima ubudatuza. Tuzi neza ko ubundi Imana itarya, ntisonza, ahubwo ibiryo byayo ni amashimwe. Burya icya cumi n'amaturo si ay'Imana ahubwo ni ay'abatambyi. Imana yirya amashimwe. Nta kintu kinezeza Imana nko kumva undi muntu akuvuga neza, agushima bivuye ku mutima. N'Imana irabikunda, iranezerwa iyo tuyiramya tukayishimira. Nowa yanejeje Imana kuko yari afite umutima wo guhimbaza Imana no kuyishimira. Icya mbere Nowa yakoze akirokoka wa mwuzure, yatanze ishimwe ku Mana yitura igitambo. Bibiliya iravuga ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atambira kuri ibyo gicaniro ibitambo byotswa. N'ishimwe yari ahaye Imana, kandi Imana yararinezerewe. Kubera igitambo Yesu yadutambiye cyo kudupfira ku musaraba, ntabwo tugitura ibitambo by'inyamaswa nka Nowa, ahubwo dusabwa gutanga ibitambo byo guhimbaza n'ibitambo by'ishimwe, duhimbariza Imana uko iteye, tukayishimira ibyo yakoze. Dawidi we yaravuze ati nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Ibyo bizanezeza umutima w'Uwiteka. Natwe nuko byakagenze mu gushimisha Imana no kuyihimbaza. Ndagira ngo rero nkomeze kugushimira aho ukomeje kubana nanjye. Ndagira nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, kandi ukore na share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Ntukabwumve wenyine, hari benshi bakeneye izi mpanuro n'impuguro n'ubutumwa bwiza.